icyubahiro gisenga n'ibikorwa byose byacu ugiye kuturira igitambo cy'ukasiya. Twashyize kandi abasaseridoti, abiyeguriye Imana, inshuti, abavandimwe baturutse hafi baturutse kure muri iki gitambo cy'ukasiya, twese turabashimiye. By'umwihariko rero kuri uyu munsi turahimbaza ubumwe bw'ababyeyi bacu Agustin Munyarangira na Floride Nyagatare kuri iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka, imyaka 50 yuzuye neza neza bahawe isakaramentu ry'ugushingirwa bahawe paruwasi ya Janja. Icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 1976 kuri iyi tariki dufashe rero gushima Imana. Twaje kubafasha gushima Imana, gusingiza Imana kubera ibyiza byose yabagiye, dore ko buri wese yujuje imyaka 70 avutse, nabyo twishimira Imana. Icyo gihe muri misa yayobowe n'icyubahiro Seminari Nzagaruka, icyo gihe padiri wa paruwasi ya Janja yari kumwe n'umusenyeri Elise Warugaye. Imana yakiriye abibukiye mu rugo ngo babahaye isakaramentu ry'ishingirwa, none imyaka 50 yashize. Muri bashimira Imana rero byinshi n'abaturage ariko kimwe n'uko yabahaye mu byaro, nanjye ndimo uyu munsi kandi ndabagize isabukuru y'imyaka 17 y'ubusaseridoti. Mwakoze kuza rero, turakomeza turabasabira imikorere y'ubuzima, turabasabira kugira ngo mukomeze kugira ubumwe Imana yadushakiye. Niyo mpamvu abaretse muri iki gitambo cy'ukasiya buri wese ashima Imana kandi asabye. Icyubahiro Musenyeri aradukomeza iki gitambo cy'ukasiya.
So
Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro ni uguhora avuga ati si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha wakwiranye. Guhora Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizanira muntu barebe uko umuntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigira izina cyiswe nawe. Muntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo umufasha wakwiranye. Nuko Imana atera umuntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira afata rumwe mu mbavu ze maze asubirana umubiri. Urwo rubavu Imana avanye mu mugabo akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira avuga ati noneho uri kuvuga mu magufa yanjye, ni umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyu azita umugore kuko umugabo ari havuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana.
n'ijambo riherekeza kugira ngo ayibutse imbere ye yegerana nta bwandu n'umusigari cyangwa indi nenge, ahubwo ari byiza ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese n'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyobozi ko turi ingingo z'umubiri we, nk'uko ibyanditswe bivugamo, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora ibyo bivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Nuko namwe buri mugabo nakunde umugore we uko yikunda, n'umugore yubahe umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. ibyo bibabwiye nyirabyishimo byanjye bibaramo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Ntawagira urukundo ruruta rw'umuntu waramagaye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora ibyo mbategetse. Njye sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora. Ahubwo mbese inshuti, kuko namenyesheje
n'umubare data byose si we mwana we ahubwo ni jye wabatoye maze mbashiraho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu ihumeko iki cyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibane icyo bategetse nuko mukundana iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, turashimira Imana iyo yatugurije hano mu ngoro ntagatifu duhimbaze yubile y'imyaka 50 y'isakaramento y'ugushyingirwa y'ababyeyi umunani imbere Florida Nyamagabe Agusitini Munyandinda. Ababyeyi ushagaye basangiye ibyishimo n'umwana wabo Vincent Nizeyimana ari mukuru wacu uhimbaza isabukuru y'imyaka 17 amaze ari umupadiri. Mbere byose rero ndabifuza mwese umunsi mwiza w'impurirane, yubile nziza, isabukuru nziza. Bavandimwe, ijambo ry'Imana rimaze kwamamazwa, hari icyo ryibutsa ababyeyi Agusitini na Florida, hari icyo ryibutsa ababyeyi kuri wa munsi ntabwo nzi neza amasomo bahisemo, ariko aya masomo n'ajyanye n'isakaramento y'ugushyingirwa nibuke wa munsi imyaka 50 mwumvise amagambo ijambo ry'Imana tumaze kumva, hari icyo ribwira abashakanye muri hano, icyo ribibutsa. Ijambo ry'Imana tumaze kumva hari n'icyo ribwira urubyiruko rubona hano ku bijyanye n'isakaramento y'ugushyingirwa. Nicyo dushimira Imana ibyiza dukesha isakaramento y'ugushyingirwa, ibyishimo dukesha isakaramento y'ubusaserdoti. Ijambo ry'Imana riradusobanurira inkomoko y'isakaramento y'ugushyingirwa, icyo umuntu yagumana kandi wese akwiye kuza kuzirikana ni uko gushyingirwa atari gahunda ya muntu, kuko twabyumvise mu isomo rya mbere, biri mu mugambi w'Imana yo yaremye isi n'ijuru, ikarema abantu bose n'ibiriho byose. Imana irema muntu ikaba yaramuremye mu ishusho ryayo kandi imufiteho umugambi.
imororokere nk'uko tubisanga mu bitabo by'intangiriro umutwe wa mbere mu 24. ubu ni umuhamagaro rero umugabo n'umugore basangiye, tukaba dushimira Imana kubera ababyeyi binjiye neza muri gahunda y'Imana muri imyaka 50, kandi bakaba bishimye kandi bashimira Imana. Ngarutse kuri uyu munsi wa yubile, ndagira ngo nshimangire ko wari ubuhamya bukomeye bw'ibyishimo dukesha kwinjira tudasenga ibirenge muri gahunda y'Imana. Ubuhamya bukomeye muri iyi si igenda ihigika Imana mu byayo no mu bayo, abantu bakaba barihaye kubaho nta Mana itabaho. Bavandimwe, isakano ryo gushyingirwa rihuza abashakanye bakaba umubiri umwe. Urukundo rwabo rukaba injishi ubumwe bwabo. Uru rwa rukundo Yesu yasigiye umurage w'itegeko bahaye, ujye mukundana muri rusange nk'uko n'abakunze. Byagera rero ku bashakanye kuba rwa rukundo rutuma baba umwe. Urukundo rwa Kristo rero rukaba igipimo n'intera abashakanye ni Kristo bahamagariwe kugeraho. Urukundo rw'abashakanye rugashushanya urukundo Yesu akunda Kiliziya ye. Rwa rukundo rwitanga kugera ku ndunduro, urukundo rwicisha bugufi, urukundo rwibagirwa kugeraho gupfukama mukoza ibirenge, urukundo ruhara byose kubera gukunda, urukundo rwitanga rutizana, urukundo rubabarira byose igihe cyose, urukundo rudahunga umusaraba. Yesu yungamo agira ati ntawari urukundo ruta umuntu hari amagara ye kubera inshuti ze. Pawulo mutagatifu yabigarutseho abishimangira mu isomo rya kabiri mumaze kumva. Nimwiganire n'Imana ubwo muri abana bayikunda, mujye mukundana kuko Kristo yadukunze maze akatwitangira ab'igitambo n'ituro ndetse mubakumura neza bigashimisha Imana. Kuri iyi ngingo guhimbaza iyubile y'imyaka 50 gushyingirwa, tumvikana ko guhimbaza yubile y'urukundo, yubile y'urukundo bikaba gihamya ko ibi Kiliziya yemera kandi yigisha atari amagambo gusa, ahubwo birashoboka. Ni nabyo bikwiye ikabera ikimenyetso abantu b'iki gihe kumva ko urukundo n'udahemuka bishoboka. Wo kuri iki gihe uri kubona bashyingirwa nyuma y'amezi y'umwaka, kumva bajya bavuga ngo usibye umukunda wigeze umukunda se ko waba
cyangwa n'ibyo bita urukundo atari ababyeyi rero baratwereka ngo birashoboka rwa rukundo rwihangana rubabarira barabyereka mu myaka 50 bamaranye bakabwira abagishyingirwa cyangwa se n'urubyiruko rutegura gushyingirwa ko rwa rukundo rushoboka. Ibi ni ibimenyetso bifatika byo kubaka iyi sosiyete aho usanga sakaramentu gushyingirwa abantu baragize imikino cyangwa se ibirori bisanzwe. Babyeyi mwakoze cyane kuduha imikino nziza no kutwereka ko rwa rukundo yaba ari Imana ifitiye abashakanye ishoboka. Turabifuza gukomeza gutanga ubuhamya iminsi yose y'ukubaho kwacu. Bavandimwe, turatangarira imbuto zera kuri iryo sakaramentu gushyingirwa, harimo kugira uruhare muri gahunda y'Imana yo gutanga ubuzima no kubusigasira. Kuri uyu munsi turashimira Imana yabahaye kubyara, mukabyara hungu na kobwa n'umugisha. Turashimira Imana yabahaye kurera neza, mugafasha buri mwana kugira ngo icyo Imana yarabaye mu mihamagaro itandukanye, ari umushinga cyangwa se kwiyegurira Imana. Ku buryo bw'umwihariko kuri uyu munsi turashimira Imana ko mu bana Imana yabahaye kubyara yitoreyemo intore Padiri Vincent umaze imyaka 17 mu murimo wa Nyagasani. Kuri uyu munsi turashimira Imana ko akomeje kuba umuyoboro w'ibyiza byayo. Bavandimwe, muri iyi nsanganyamatsiko turasabira abantu bose, turasabira abashakanye, turasabira urubyiruko, turasabira abantu bose ngo buri wese mu rwego rwe no mu kigero cye yakize yombi ingabire Imana igenera abayo mu mihamagaro itandukanye. Buri wese abone mu muhamagaro we wihariye inzira igana ubutungane twese twahamagara. Turasabira uyu muryango by'umwihariko umuryango wa Florence Agustine guhora uberewe n'ibyiza Nyagasani akabakunda. Muragahora cyane namwe mwese batangira hano umugisha w'Imana ubana. Muri
bityo kubera amafasha mu kwiga mu gutanga ubuzima no kubungabunga. Nyagasani Mana yacu, turagushimira ko wakomeje kutuba hafi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyagasani Mana yacu, turagusaba imbabazi ku byo tutashoboye gutunganya. Nyagasani Mana yacu, turakwinginga ngo ukomeze kutube hafi, maze urugo rwacu rukomeze kubaho urugo rubereye kandi rubereye kiliziya yawe, rubikesha kugendera mu nzira zawe. None rero imbere yawe Nyagasani, n'imbere ya kiliziya yawe, tugushimiye igihe tumaranye dushingiye Kristo. Turagusaba Roho Mutagatifu wawe akomeze kutuba hafi, adufashe gukomeza kuba indahemuka ku masezerano twagiranye. Amen. Imyaka 50 maze nishimire kandi turabasabira ngo umugisha w'Imana ubahoreho, muragahorana ishya n'ihirwe. Ishimire Imana n'ishimwe. Nyagasani, tugushimiye ko ukomeje kwigaragaza umuryango wawe ari wo Kiliziya Ntagatifu. Ukomeze umushumba wayo Papa Leo, abepiskopi n'abasaseridoti bose, kugira ngo bashobore kuyobora urukundo no mu bwitange bityo babaranije. Augustine na Florida bamaze bashyingiranye y'imyaka 70 bamaze bavutse, baha umugisha kandi bakomereze ineza yawe, bakwirize ibyiza byabo n'iby'umubiri. Dushimiye ibyiza twagezeho tuyobowe n'umukuru w'igihugu cyacu n'abamufasha, twongerere ishyaka guharanira iterambere rirambye mu miryango yacu, duharanire twese gusigasira ubwiza bw'isi yaremwe. Tugushimiye ko witoreye Padiri Vincent
hamwe nawe ugushimiye imyaka 17 amaze mu zabukuru wawe ubona imbaraga zawe akubera intore ikwizihiye n'umuhamya mu bo umutima wawe. Nyagasani reba nimero abakoraniye hano duhe kwakira ingabire zawe udahwema kuduhundagazaho kandi tujye twibuka gushimira twivuye mu mutima.
twitwa kumushingira amasezerano y'urukundo kandi turakwiriye twereje uzwiho asanzwe n'amaraso ya Kristo ahubwo tukaguze umuntu. Nyagasani w'icyo kiliziya yawe y'Yesu wose maze uyobore urukundo abana bato wacu rero n'umwepiskopi wacu Gisele n'abatorewe umurimo wawe bose. Utekanye n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwisi bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye bamutiye imbere maze ubakirwe mu guturuka turabinginze umwana wese impuhwe maze tuzashobore kugira ubwigenge hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana ndetse n'umutagatifu Karoli n'intumwa z'abatagatifu n'abandi batagatifu bose bakuze n'ibijya bishyira mu mahoro zose y'Imana na Yesu Kristo n'Imana.
kubera byose batumuboroza kuturonderera hamwe nabo twavuga aya magambo y'umwiza w'uriya muri nakane tuzagushimiriza nyagasani. Oh
uzabakire mu birori by'ingoma y'ijuru bwa Kristo wacu. Mukomeze kugira inshuti zibagoboka kandi mukomeze kubana bose mu mahoro. Mukomeze kubahamya urukundo rw'Imana kugira ngo imbabazi n'ishyingwa bose umunsi umwe bizabaganisha n'umuriro w'Imana. Not only